Ubwo umugabo yatangiye kujya aryamana n'umukobwa bakorana mu kazi, niko gutangira kujya anamuzana mu rugo bakaryamanira mu rugo. Ubwo umugore nawe yarari aho ngaho yibereye mu masuka atazi ibyabaye. Muri ako kanya papa w'umukobwa barahageze, abatangira kuba yababaza ati mwaramutse ariko ati se ko muri aha ngaha ko mutari mu kazi. Ubwo umugabo niko gutangira kuba yakisobanura ati twe tuje muri aha ngaha ko twareba umugore. Ubwo umugore niko kumva abantu bari kuburanira hejuru aba yahaguruka ati se sheri waramutse gute? Ati numvaga wagiye mu kazi. Ubwo umugabo niko kuba yamubwira ati n'ubundi niho nagiye nuko ngarutse hano mu rugo gatoya, ati ariko ngiye kuba nasubirayo mu kanya. Papa we yatangira kuba yamubwira ati ariko ibintu biri kubera muri uru rugo ni fera. Ubwo umugore nawe atangira kuba yabwira papa ati nta kibazo rwose, dore mbona yabyukiye mu masuku ndetse na Roni yagiye mu kazi. Ubwo papa w'umukobwa niko kuba yamubwira ati njye sinzi ibintu ndi kubona aha ngaha nuba biri shyashya. Ati se uri kubibona gute? Ubwo umugabo niko guhita yibwirira umugore ati se sheri ahubwo uyu munsi waretse nkaza kugusohokana tukareka kumva ibyo papa ari kukubwira. Ati ngiye kuba najya mu kazi, atabwo wowe komeza usigare uri gukora amasuku. Ubwo umugore niko gukomeza kubwira sheri we ati sheri aterega ni wowe mugabo wanjye namurebera ko yambaye imyenda neza ngo abandi batazabimubonera bakamujyanira umugabo. Ubwo papa niwe kureba ukuntu umukobwa ari kwita ku mugabo, kumbe na ya nshoreke yiwe iri aho ngaho ku ruhande iri kuba yakisetsa, iri kuvuga ati ntago uzi ibintu biri kubera aha ngaha. Ubwo umugore n'umugabo hirya nabo bari muri mapenzi. Umugore ntago azi ko umugabo aba agomba kumuca inyuma buri munsi. Ubwo ya nshoreke nayo yari iri aho ngaho itegereje ko umugabo agiye kuba yayisoma, itangiye kumwikururishwa ariko biramurekuye, yivugishwa ati se Roni ati n'ubundi waretse tukajyana ku kazi ko dukorera hamwe. Ubwo umugore nawe yaturutse ku ruhande ari guseka ati se Louise ati ntabwo nawe nahise kuri aha ngaha, ati se mwagendanye n'ubundi akaba yanaguha lift ko ari inzira imwe. Ubwo hamaze gusohoka umugore yasigaranye hano na papa we aramubwira ati gahunda zanjye nawe zigeze hehe? Ati ko mbona uri kubigenza gake, ati ntabwo uzi ko nshaka gutandukana n'uriya mugabo ibintu ankorera. Ubwo Roni na Louise basohotse aho ngaho bari kwivugisha ati se ibi bintu noneho turazibanzwa tuzerekeza hehe? Roni niko kubwira Louise ati rega ndagukunda wowe, ati humururu wanjye disi kigabo cyari ikicucu kuko cyakundaga kuba cyaca umugore wacyo inyuma. Ubwo Louise yakomeje kumubwira ati ariko inyamaswa idakenga yishwe n'umututizi. Ubwo ngubwo niko kuba cyaro n'icyamukurura kimuzana aha ngaha. Reba neza niba warakoze subscribe, nuba utarayikora ube wayikora, ndetse ujye no muri comment utubwire uko uri kubona iyi nkuru. Nuyishimira ube wakanda like kandi uyisharinge kuri bagenzi bawe. Ubwo Roni n'umukobwa binjiye aha ngaha, maze Roni arangije aramukurura aramubwira ati wowe bigenze gutya. Ubwo sinzi ibyo bari gupanga aho ngaho, ariko ibyo ari byo byose ni imigambi mibi. Ubwo umukobwa nawe yaje yiyambitswe ubusa aho ngaho, akomeza agenda ashaka kwinjira ahantu yambaye na bwa busa uko Roni yari amaze kumutegeka. Ubwo umukobwa yaje aho ngaho yitubaritse, niko kubatangira kuvuga ati se manager ati mwaramutse gute? Akazi uyu munsi kagenze neza. Wumva nyine nk'umukobwa w'indaya ushaka gutanga akaya ku mugabo ngo abe yamukurura. Ubwo umukobwa muri ako kanya yatangiye kuba yakegera manager ariwe papa wa Eleni, atangira kumubwira ati se bo ntabwo twari dukumburanyera. Ubwo papa Eleni nawe yatangiye kuba yamubwira ati ariko ibintu muba muri gukorera umwana wanjye mu rugo rwiwe ni ibikira. Ubwo agitangira kuba yavuga gutyo umukobwa yatangiye kuba yamwegera, atangira kuba yamukorera massage, ibintu bitari feya ndetse bigaragaza n'agasuzuguro ku muntu ugukoresha. Ibingibi kuba waza kumukorera serivisi atagusabye biba bigaragaza ko hari ikintu umushakaho. Ubwo papa Eleni nawe muri ako kanya niko guhaguruka n'umujinya mwinshi, kuko yari yamubonye n'ibintu ari gukorera umukobwa we mu rugo rwiwe ko atari byiza. Ubwo umukobwa atangira kuba yamubwira ati rega ngewe n'ubundi ndagukunda, ati ngewe n'ubundi sinkunda uriya mugabo w'umukobwa wawe.
ubwo muri ako kanya umukobwa yatangiye kuba yakegera umusaza aramusoma, kumva aho ngaho ku ruhande Roni yari arimo abafotora. Ubwo umusaza ari gukomeza kumubwira ati wa mukobwa ibintu uri kwishoramo ntago bizi, ati kandi ntago mbishaka sinanabikunda. Ubwo umukobwa yakomeje kuba yamubwira ati uri kwigira ibiki muze, ati njye ndashaka kuguha keya, ati ntago uri kubona ukuntu nambaye, ati reba n'inyuma zanjye. Ubwo niko kuba umukobwa yakegera inyuma, atangiye kwegera inyuma Roni aba arinjiye. Umukobwa atangira kuba yakisetsa. Ubwo papa Ellen niko gutangira kuba yababwira ati imikino yanyu murimo y'ababiri ntabwo ndi kuyikunda, ati ikindi kandi ni vuba aha ngaha umwana wanjye akamenya ibintu muri kwa mwamukorera mwebwe babiri, ati kandi ni ingeso mbi. Ubwo Roni niko gutangira kuba cyakwegera asaba ko atari ko nawe jya ucisha make, ati wese uri umugabo ntibyakubaho ibintu bimbaho, ati kandi urebye nta n'ikintu cyatanje mba nakoze. Ubwo papa Ellen kuba yamubwira ati niba ushaka uyu mukobwa wakagombye gusaba agatanya hagati y'umukobwa wanjye ukaba wagenda kuko inzira irafunguye. Ubwo Roni niko cyo kuba cyamubwira ati umwana wawe ngomba kumutendeka kuko nawe ndamukunda. Ubwo papa Ellen niko kuba yakomeza kumubwira ati rero ibyo bintu nibyo ntashaka kandi nzabimubwira vuba aha ngaha. Ubwo ngubwo muri ako kanya Roni yatangiye kuba yakuramo telefone, atangira kuba yamwereka ibintu bakoze mu kanya we na Louise, ko yabafirimye akavidiyo kandi ko umusaza yari ari gusoma uyu mukobwa ashaka kumufata ku ngufu. Ubwo Roni yatangiye kuba yabwira umusaza muri ako kanya ati nuramuka ubibwiye umugore wanjye Ellen nzabibwira umuryango wawe nanjye. Ubu umusaza atangira kuba yamubwira ati ariko ibyo bintu ni amafuti ntabwo binyuze mu mucyo mukomeza gukora. Ubwo umukobwa Louise aho ngaho nawe yatangiye kuba yamwataka aramubwira ati ni amakosa dukora, erega twe turacyari urubyiruko ntabwo turi nk'amwe mushaje. Ubwo umugabo niko yatangiye kuba yababwira ati ariko iyo ntabwo ari imico myiza yakagombye kubaranga. Ubwo bari aho ngaho bakomeje kuba bamuseka, ari nako Louise akomeza kureba Roni disi ari kuvuga ati iki kigabo nanjye ndagisabwa. Ubwo muri ako kanya Ellen yarongeye agera aho ngaho mu kazi aho bakorera, arangije aba yasohoza umugabo we aramubwira ati se sheri, ati ko mubyukiye aha ngaha muri mu nama. Ubwo umukobwa niko kuba yakongera kureba umugabo we ati rega mba ngomba kureba ko usa neza, dore abagore hano hanze bameze nabi batazaba bakuntwara. Ubwo umugore nawe arahindukira abwira papa we ati se papa umeze gute, waramutse neza? Ubwo ku ruhande aho ngaho ikigabo cyari kibereye muri ya mico yacyo mibi, papa w'umukobwa akomeza kumubwira ati mwana wanjye tumeze neza aha ngaha ku kazi usanze turi mu nama. Ubwo umugore niko kuba yabwira umugabo we ati se inama iri kugenda neza? Ikigabo niko kwicira isiri sobukwe ati uraramuka ugize ikintu uvuga na kimwe ndaza kugutanga. Ubwo umugabo niko kuba yasezera umugore we ati sheri, ati tuze gusubira. Ubwo ngubwo nuko bagiye. Umugore arongera asigarana na papa we hano, aramubwira ati se gahunda twavuganye wowe byaje kurangira gute papa? Papa Ellen arangije aramubwira ati bari abana bari gukomeza kugukina agakino ndetse nanjye muri aka kanya wamaze kunkina agakino, ati dore ko bamfashe na video. Ubwo umukobwa Ellen niko kuba yabwira papa we ati papa ndakuzuriye ndwanya ishaka ukuntu iki kibazo tugikemura, ati kuko urabizi runakunda kunca inyuma cyane, ati kugera naho atangira kuba yaryamana n'abakozi ba hano ngaha mu kazi kandi yitwa ngo ni umugabo wanjye. Ubwo papa yakomeje kuba yamubwira ati mwana wanjye tugiye gushaka izindi nzira n'uburyo tubikoramo, atari kubasha gukomeza kuba wakirinda kuko buriya mwana n'uriya mukobwa ingeso iri kugenda ikura buri ko bukeye nuko bwije. Ati kandi dore n'aka kanya nanjye bamaze kuba bamfilima video ngo ndi gufata ku ngufu uriya mukobwa, ati kandi ambwiye ko nindamuka mbikubwiye ari buze kuba yakuneza na mama wawe akaba yayimwereka. Papa we nuko akomeza kubwira umukobwa we ati kandi naramubwiye ati hagarika ibi bintu, arambwira ati ni umugore wiwe aragukunda,
agomba kuba yagushyiraho inshoreke uko abishatse. Ellen yatunguwe n'amagambo papa yari akomeje kumubwira. Papa amubwira ati mwana wanjye umbabarire ninjye watumye uhitamo nabi. Umwana yakomeje kuba yatongana aho ngaho na papa wiwe, ariko umubwira ati ngenda nigendeye papa. Ubwo umwana agiye kuba yasohoka muzehe aba yamubwira ati garuka, ati rega naguha ikindi gitekerezo twakoresha, ati kandi kuba amakosa yarabayeho narakoze amakosa mwana wanjye unyihanganire, ati nukundi ntago bizongera, atabwo icyo tugomba gushaka ni igisubizo cy'ako kanya, ati kandi nanjye ibintu umugabo wawe akora simbyishimiye habe na gato. Ubwo umusaza yakomeje agira inama umukobwa we, ambwira ati nakubwira ubundi buryo dukoresha butandukanye n'ubwa mbere, kubera ko ubwa mbere turi kubona biri kwanga. Ubwo umukobwa nawe yahamye aho yumva ibyo papa we ari kumubwira, arangije aba yamukubita urushyi aho ngaho. Disi mu mahanga baracyagira ibintu byo kuvuga ngo umwana yubahuke umubyeyi we n'umubyeyi yubahuke umwana we, ati kubera ko uba uri gutanga uburere budafututse niyo mpamvu ukomeza no kuba wakora amakosa. Ubwo umubyeyi yakomeje kuba yabwira umwana ati Ellen, ntabwo byakagombye kugenda gutya, ndetse nta n'ubwo wakagombye kundakarira gutya kandi uzi ibyo turimo. Turabizi turashaka gufatira umugabo wawe mu cyoho. Ubwo Ellen niko kuba yakomeza kubwira ati papa, ati n'ubundi byose ni amakosa yawe uze kubyirengera. Ubwo papa yatangiye kuba yabwira umukobwa ati basigabanye umujinya, ubasha kuba wanyumva ibyo ngiye kukubwira. Ubwo muzehe yatangiye kuba yamubwira ati n'ubundi umugabo wawe buri gihe ashaka gukora amabi akunda kuzamo aha ngaha, ati kubera iki tutahindura umutwe aho kugira tuzabe twamufatira mu rugo tukaba twamufatiramo aha ngaha mu kazi akaba ariho umubonera. Ubwo Ellen nawe yatangiye kuba yamubwira ati se papa, aturumva igihe byose byabereye utari kuba ubizi. Ubwo muzehe niko kuba yamubwira ati se garuka unyumve Ellen. Ubwo Ellen yaramwumvisha ibyo muzehe yari ari kumubwira, aramubwira ati kanjye mu rugo mbanze nahindura imyenda, ndaje mbe nagaruka dukomeze. Ubwo umusaza yasigaye aho ngaho yumva ibintu bimucanze. Murajya mukomeza gukurikira agakuru kacu, kandi mwibuke kudukorera subscribe kuri YouTube yacu yitwa Inkuru Zose, mudadukorere share ku bantu banyu ndetse n'inshuti z'umuryango. Mwe mwakirebera udukuru n'igihe dusohotse mujye mukomeza kudukurikira. Ubwo Ellen yaratashye agaruka muri biro y'umuzehe, arangije yicara ku ntebe ye muzehe atangira kuba yakuramo ikoti, arangije arishyira ku ntebe yiwe. Ubwo ngubwo umukobwa nawe yicaye ari kureba hirya, rya koti barishyira hejuru ku mutwe ngo abe yahisha umusatsi kugira ngo uwaza kwinjira wese agire ngo umuntu uri aho ngaho arasinziye. Ubwo muzehe nawe niko kujya inyuma mu rugi. Ubwo ngubwo muri ako kanya umuryango wa Ronnie we n'inshoreke yiwe baba barinjiye muri biro y'umuzehe. Ubwo ngubwo Ronnie yatangiye kuba yakora ya mabi wiwe we na ya nshoreke yiwe, kumbe ntabwo yari azi ko umugore wiwe na muzehe bari mu mupango wo kuba bamufata. Ubwo ngubwo Ronnie yatangiye kuba yabwira inshoreke ye ati wenda ashaka kuzagutuza ahandi hantu hatari aha ngaha, hamwe umugore wanjye atazigera anagera. Disi umugore nawe wari uri aho inshoreke yakomeje aseka, ambwira ati se ubundi wagiye gushaka kariya gakobwa ubona kandushikira. Ubwo Ronnie niko gukomeza kuba yamubwira ati ariko urabizi gahunda twari dufite yari iyo kwijyanira amafaranga. Ubwo ngubwo Ronnie yatangiye kuba yamfungura igikapu aho ngaho, atangira kuba yamwereka amafaranga menshi. Ati se ubu ngubu uratekereza iyo tuza kuba tugikundana tutarashutse kariya gakobwa ngo ni Ellen, twari kuba dufite iki gikapu cy'amafaranga? Ati ntabwo byari gushoboka. Ubwo niko inshoreke nayo ikomeza guseka aho ngaho ivuga ati Ronnie ni wowe wanjye, ati se ubundi kutantera inda ngo tubyare umwana kandi na Ellen waranze kuyimutera, aho ntutubeshya twese. Diseri naho yari ari aho ngaho yatangiye kuba yabwejagurana ko yatangira kurira avuga ati ubu koko ibi ni ibiki umugabo ari kunkorera? Niko kuba yahaguruka avuga ati Ronnie. Ubwo Ronnie nawe aho ngaho yari ari yatangiye kuba yakikanga avuga ati se sheri, ati ni wowe wageze aha ngaha gute? Ubwo ngubwo yatangiye kuba yabwira ya nshoreke yiwe ati kumbe, ati nkabikeka sheri, ati kuva mwazana mu rugo utangira kumbeshya ngo ni mushiki wawe,
ngo ndetse mukorana ku kazi ngo niyo mpamvu muhorana. Ntabwo wari unyuzwe? Ati ntabwo wanyuzwe n'ibyo nagukoreye? Ubwo ngubwo rero naho ngaho yatangiye kuba yamwinginga, ubwo muzehe ahita atangira arasohoka. Aramubwira ati imikino yanyu narababujije, babwira ko igihe kimwe izarangira. Ubwo Roni yatangiye kuba yabwira muzehe ati ubwo urashaka kongera kunteranya n'umukobwa wawe ngo dutandukanye? Ubwo ngubwo bakiri aho ngaho bari guseka, Roni agikomeza kwiyahuza utugambo twinshi ari kuvuga ati umukobwa wawe erega arankunda, ati kandi nta cyaba mpari. Ubwo ngubwo mama Irene niko kuba yakinjira avuga ati ko numva iduru mwayihaye ahangaha byagenze gute? Ati ko mbona mutari mu kazi mwese, abakiriya bakaba bari kuza bakigendera, biraza kurangira gute? Ubwo inshoreke yiwe yatangiye kuba yatangira kuvuga ati se uyu we none haje hehera? Ubwo ngubwo ibwira Roni iti ese waberetse ibintu biri kubera ahangaha? Ubwo ngubwo Roni niko kuba yakuramo video yereka umukecuru mama Irene avuga ati ndebere y'umusaza wawe asigaye yirirwa akorera mu kazi. Ubwo niko na yanshoreke iri kwiriza aho ngaho ari kuvuga ati umugabo wawe yamfashe ku ngufu, ati yaramfatiranye kubera ko yampaye akazi. Ubwo ngubwo umugabo nawe yari uri aho ngaho yumiwe ari kubwira umugore we ati sheri urabizi ko ntabikora kandi igihe tumaranye uranzi neza. Ubwo mama Irene niko nawe kwitegereza umugabo wiwe ubona ko bitamutunguye, arangije ahita yivamo imbwa y'urushya ko bitayanshoreke. Arayibwira ati wa gakobwa we, n'undi munsi ntugashake kubeshyera famiye niko akomeza kugakubita nk'umubyeyi. Arakabwira ati abana b'iki gihe ibyo mwigize nta burere mukigira, ubwo urifata ukabeshyera umugabo wanjye tubyaranye umwana ungana gutya washatse n'umugabo ngo yashatse kugufata ku ngufu. Ubwo mama Irene yatangiye kuba yabwira umugabo we ati se sheri, atahubwo ibyo wari umazemo iminsi n'umukobwa wawe byagenze gutera? Ati ko mbona mwahanishije ahangaha inama zabaye inama, ko mutari mukiheruka no kumvugisha. Ubwo ka gakobwa k'akaraya ko muri urwo rugo nako kari katangiye kwibaza ibintu biri kubera aho ngaho, kavuga ati si ibi ni ibiki nishoyemo noneho. Ubwo ngubwo umugabo yatangiye kuba yabwira umugore we ati umwana wanjye yari amaze iminsi aboshye, atari ku ubu ngubu yamwifatiye agiye kubohoka. Ubwo ngubwo yanshoreke niko kuba yatangira kumuteza famiye yiwe ivuga ati ngewe ibintu byanyu nta nubwo nkibishaka kubijyamo, ati kandi ikindi musigarane mwenyine muri gutongana. Ubwo umugore Irene nawe yarahindukiye atangira kuba yabwira Roni ati Roni naragukunze ariko reba ibintu nyituye. Ubwo papa nawe niko gutangira kuba yabwira umukobwa we ati nta munsi ntajyaga mugira inama ngo abe yareka ibintu ari kwishoramo, ariko yanze kuba yanyumva. Ubwo ngubwo Roni nawe yakomeje kubwira umukobwa ati sheri, ati ntago wambwira gutya, ati kandi ntago birangiye gutya nubwo ngiye. Ubwo yanshoreke yiwe yakomeje kuba yamukurura ndetse amafaranga yari ari kurwanira birangira atayajyanye. Ubwo Irene yasigaye aho ngaho mu gahinda, mu bigaragara yaramukundaga. Ubwo ngubwo famiye yiwe yatangiye kuba yamuhumuriza yamubwira ati mwana wanjye humura, uzajya mu bundi buzima kandi uzabaho neza kandi ukomeze kwihangana. Ubwo ngubwo Irene niko kuba yakihanagura ndetse atangira no kuba yasaba imbabazi papa w'ibintu yari yaramujyanyemo, amubwira ati papa unyihanganire rwose, ati ibintu byose twacanyemo njye nawe ndabona bigeze ku iherezo, ati ubu ngubu igisigaye ni ukuba natangira ubuzima bushyashya turi kumwe nka famiye ndetse tukaba twabana mu mahoro. Ubwo papa nawe yatangiye kwishima abwira umukobwa we ati mwana wanjye warakuze, ubu ngubu ni wowe ugiye kujya wihitiramo, ntabwo nzongera kuba naguhitiramo, dore ko ubwa mbere nagukoreye amakosa noneho azaba ari wowe uyikorera. Ubwo ngubwo umukobwa na mama we bagumye aho ngaho bumva impanuro muzehe ari gutanga, famiye irongera irasubirana irishima. Ubwo ngubwo umukobwa yakomeje ababwira ati nuko bigomba kugenda rwose kandi ngomba kwiyitaho. Ndakwibutsa kudukorera subscribe, like, share and comment.